Nongeye kubaha ikaze mwese mukunda ibiganiro rusha kuri Moses TV. Uno mwanya ni wa mwanya tureberamo hamwe amagambo agiye atandukanye mu rurimi rw'icyongereza ndetse no mu rurimi rw'ikinyarwanda, ibisobanuro bwayo mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ururimi rw'icyongereza rugizwe n'amagambo arenga miliyoni imwe, ariko amagambo atarenga 10,000 yonyine niyo akoreshwa ubu ngubu. Muri ayo magambo tugiye kurebera hamwe ijambo rirerire. Iryo jambo ni Pneumothalamic silicovolcanoconiosis. Pneumothalamic silicovolcanoconiosis. Iri jambo rirerire Pneumothalamic silicovolcanoconiosis ni ijambo mu rurimi rw'ikinyarwanda risobanuye indwara y'ubuhumekero iterwa n'umukungugu muto cyane ukomoka ku mabuye yo mu birunga. Iri jambo ryahembwe n'umushakashatsi akaba n'umuhanga witwa Everett M. Smith mu 1935 mu rwego rwo gukabiriza indwara ya silicosis yibasira cyane abantu ba mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no mu nganda ziyatunganya. Iyo niyo jambo rirerire mu rurimi rw'icyongereza, rikaba rigizwe n'inyuguti 45 nk'uko muri buze kubibara, muraza gusanga koko ari ryo. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye amagambo nk'aya ngaya ndetse n'ayandi tuzaguma tuyarebera hamwe. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Moses TV. Ndabashimiye, Imana ibarinde.